nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abantu babiri cyangwa batatu iyo bateranye bagahuza umutima wo kuvuga ijambo ry'Imana ngo Imana iri mu ijuru itibasanga. Hanyuma twari turi mu kiganiro, uyu mugabo mureba kuri kamera avuga ati uyu mugore aramfashije, hari ijambo rihise riza muri njyewe, reka nisangize n'abandi. Hanyuma nshobora kuba mvuga gutyo kubera ko tuziranye, umuntu udukurikiye hano kuri Pastor Fanny Official ndetse no ku Mugezi TV akaba atamuzi, ariko Patrick we arahasanzwe arazwi, na Mama Sandrine ndakeka uyu munsi muramumenya neza. Reka mbakire hanyuma badusuhuze batwibwire. Patrick atubwira ijambo riri kumufasha, yavuze ati ngwino hano dusangirire ijambo n'abakurikira Pastor Fanny Official ndetse n'Umugezi TV nabo baryumviro, kandi tubereye hano kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Ngiye sinakanga umuntu uvuga Imana yanjye neza. Patrick ndakwakiriye, hanyuma bibwira abantu badukurikiye utubwire ijambo riri ku mutima wawe. None se waba ufite amakuru y'uko mvuga Imana neza kuruta uko uyivuga? Amakuru icyo nzi cyo nuko nawe uri muri bene data. Murakoze, Imana umugisha. Yego. Niba kwegeze mikoro neza hafi sawa. Mfatire mikoro neza mama. Hari ibintu ari mararema ntabwo biziwe. Hari umugabo mwavuze cyangwa se n'umudamu avuze ngira byongeye kandi. Ngo nkuko yagize harya ngo Aburahamu na Sara sinzi biki. Reka tubivuge dutya, Imana ibaha umugisha Prince Robert nimba ntibeshye. Uwo niwe umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Hari ukuntu buriya abantu bajya muri byinshi bakavuga n'ibidakwiriye, ariko mu gihe maze ndeba ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda ntabwo nigeze nkubona ngo nkubone naba, ahubwo nakubonye uri inyangamugayo. Yego. Rero ntabwo nabura kugushimira ukiriho, kuko nupfa nkafata ifoto yawe nkayiposta. Abantu badukurikiye yananguriye fata ngewe ntago njyana ry'umunwa gasomeho mwumve. Rero ndamushimiye. Imana imuha umugisha, shimira na mugenzi we bari kumwe w'Imana Olivier, umusaza twemera twese mu Rwanda, Chief Editor w'ibi binyamakuru bibiri, nawe ari kumbyubuhana cyane. Imana imuha umugisha. Ariko ni Yesu wabivuze, ari igihe twigiye tumara igihe kinini dusenga bakatubwira ngo tuzabaho. Nanjye nkababwira ntese uko ko tugiye kuba kaya ndirimo ngo tuzabaho no mu rupfu, ariko maze kubona ko byose bishoboka. Yego. Yesu rero abaha umugisha. Murakoze. Nitwa Kubwimana Patrick. Ndi umwe mu baririmbyi batarabana muri iki gihugu cy'u Rwanda, babimazemo igihe kitari gitoya, kaba ndi n'umuvugabutumwa utoroheje kandi utanakomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Ako Patrick yuvuze ngo utoroheje cyangwa udakomeye, ubwo ushatse kuvuga iki? Aho ngaho ugomba gukoramo ijambo ryawe rimwe, kuko ushobora kuba ndi umwe mu bakomeye cyangwa se mu boroshye. Abashatse kuvuga ko Kristo yabyibushye muri we nawe itagambuka. Ndiye ni mugari ubwo ntabwo babizi. Yego. Hanyuma iruhande rwawe hari umutambukanyi, natwibwire, hari n'ushobora kudukurikira ati yo turi umugore n'ura mugabo wowe disi baraberanye. Twibwire. Utumara amatsiko uri sheri wa Patrick. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Uwimana Jeannette. Yego. Ndi umubyeyi, ndubatse. Ndi umubyeyi w'abana 4. Ndashima Yesu yampaye agakiza ku buntu bwe. Ntabwo ndi sheri we. Yego. Ahubwo akeneye umugabo. Ni musaza wanjye. Yego. Muri Kristo Yesu. Amen. Ubwo Patrick yazanye na mushikiwe. Yibabwiza ukuri rata Fanny. Babwire ati rero igihe cyarageze umugabo Imana iramutwara. Mubwire yuko izamuzanira. Hari abarimo bari kumureba no kumwitegereza, birashoboka yuko bashaka no gushakana cyane ko n'imyaka ye bimwemerera, ariko ntabwo bivuze ko agomba kubaho wenyine. Kuko na Bibiliya iravuga ngo si byiza kwabaho wenyine. Rero ahubwo uri ubwo Patrick akaba ari kuvugiye muntu dukurikiye. Hanyuma dushyira imbere y'Imana, ubundi mutubwire ikintu kiri ku mutima wanyu, donc mutubwire ijambo ry'Imana riri kubaka kandi ryakubaka n'abadukurikiye. Yego. Reka dusenge Imana. Yego. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, turanezerewe kuko turi amahoro. Turagushimye kuko wabanye natwe ukaturengera, ndetse n'abacu n'imiryango yacu n'igihugu cyacu, wagize neza, izina ryawe niryubahwe. Uwiteka Imana rero muri aka kanya keza uduhaye, umunsi mwiza waduteguriye ngo tunezererwemo, tuvuge ijambo ryawe, tuvuge ineza yawe, tuvuge aho wadukuye. Turabigushimiye ko niba ari wowe wabiremye, izina ryawe niryubahwe. Turi imbere yawe rero kuri kamera, ngwino ubane natwe, dutumiye Mwuka Wera azabane natwe, atwigisha icyo dukwiriye gukora. Haleluya, haleluya.
haleluya, Amina. ya rabini sa. Yego. Mwuka wera azayobore ibi biganiro, azatubwira icyo tubwira abanyarwanda n'isi yose n'abaduteze amatwi. Mwuka wera azahumuriza imitima ya mana yabaye akahebwe, ahumurize abafite umubabaro, ahumurize abafite agahinda, kuko uyu mwuka yageze muri twebwe byose birahinduka. Ngwino bane natwe tuyoboze imbaraga zawe n'ubutware bwawe, bisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Uyu munsi reka ntaragera kuri Patrick mu Masando. Uyu munsi ibyiringiro byawe n'ijambo riri ku mutima wumva riri kukubaka, usenze isengesho ryiza numva ahantu rikoze niriye. Yo, ndashima Imana cyane n'ukuri, kuko yarantabaye, yarantarura, ankura mu byaha, arangije ampagakiza. Yego. Ako gakiza rero kankijije ibyo byose, niringiye ko ndi umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Amina. Niringiye ko mfite ubugingo buhoraho. Niringiye yuko umwami Imana tugendana twirwana azamperekeza kugera no kuri bwa bugingo buhoraho rwose, niho ibyiringiro byanjye biragana. Nkunda umuntu uvuga ko yirwana na Yesu bakanararana, n'umunsi azahamagara ku munsi w'amateka azahita avuga ati ndakumva turi kumwe. Nabivuze yuko ari we mugabo wese mukaza. Ariko tugize umugisha wo kwakira Evangeliste Patrick, kandi tumaze iminsi turi kukumva ku cyumweru. Nge numvishe ahantu urimo kubwiriza ku murongo umwe dukurikirana hano ivugabutumwa cyangwa se iyobokamana kuri YouTube, numva uri kuvuga ngo ibintu by'ukuri ngo n'ikinyoma ngo byarwanye. Ibyo bintu ndashaka usangiza abakunzi b'umugezi ndetse na Pastor Fanny Official, ako kantu ntago yaducika atakavuzeho. Yego. Ngo nanjye naramwumvishe ngo ukuri ngo kugeze kurwana n'ikinyoma. Byagenze gute? Ni birebire. Hari ibintu maze iminsi mbona muri hagati muri twe, ntago ndibuze kuvuga abo hanze yacu. Yego. Ubuhanuzi ni bwiza kandi kuri buri muntu wari we wese, ni nabwo butwubaka, ariko n'igihe tubijyamo tukanabivanga ikabona ababeshya. Yego. Ntago ndibuze gutunga urutoki runaka ngo numubeshyi, reka tubihorere. Ariko hari abo tuzi. Rero impamvu naje gusanga ukuri, ikinyoma kiraza kikabwira ukuri ati busigaye aho mu nzira, bikanashwanira mu nzira birimo biragenda. Kuri kukisigarira aho ngaho gutinda gushaka ibimenyetso, ikinyoma kikirukanka kikagera ku mupaka, ariko nyamara burya kikasanga ukuri kwahageze, ukuri nako kukakibwira ati burya wansize mu nzira ndimo ndashaka ibimenyetso mbikusanya, ahubwo ngwino ngusake kugira utaza kwambukana ibiza kwangiza abantu. Ariko ubwo si ariko uri kubivuga hari hishurirwa bisengine uri uko umugabo witwa nta bwenge ukuntu irutse akagenda neza akiruka nkajya ku marembo y'ijuru ati agatanga kambere kari ntihabe ari amazi burya ngasobanura urupfu. Yanze guca mu mazi, arangije asanga umusare, namubwira ati mfite ipantaro yanjye ikeye cyane n'agashati n'ikote ryanjye ryiza, nakambuka kangeza hakurya, ariko burya ntago byari ngombwa. Inzira zose ntabwo ariko tuzinyuramo twebwe abakirano. Hari n'izimana itubuza kugira ngo tutazicamo tugahura n'ibigeragezo cyangwa se n'ibibazo. Rero ntabwo twagenda nka nta bwenge wagiye nta rwandiko. Abahanuzi simba veba kuko ari abakeneye amafaranga, barashaka gukira vuba. Barashaka gukira vuba, ariko ngiye kubabwira ijambo rimwe rikomeye ntigeze mvugira ahandi. Umuntu avuka arira, agakura atishimye, agapfa atanyuzwe. Burasi umuntu avutse mu kuvuka ko akiri uruhinja abarizwa n'iki? Niko njya mbyibazaho bikanyobera. Turaza kubivugaho cyane. Ariko nari mvuze ngo umuntu avuka arira, agakura atishimye, agapfa atanyuzwe. Buraro ruhinja rurizwa n'iki? Urasa kubimenya ibyarwo mu kanya. Yego. Twabakiriye hano rero, kandi abadukurikiye barumva ko mumeze neza, mwuzuye ishimwe n'umunezero. Mu Masando bati rwose ndashima Uwiteka wamaye agakiza ku buntu akangirira neza. Hanyuma Patrick, uyu munsi nsubiremo nkomeje, mwiriye jambo riri ku mutima wawe riri kugufasha wasangiza abantu badukurikiye? Ijambo riri ku mutima wanjye ni ingoma za mbere. Yego. Ingoma za mbere ibice bine umurongo waho ni uw'icyenda n'uw'umunani. Ngoma za mbere ibice bine umurongo w'icyenda gukomeza no ku w'icumi. Ingoma za mbere ibice bine kamasomero amasandine abahareba nabo hansomere. Ingoma za mbere ibice bine umurongo wa 9. Yego.
haranditse ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Yabesi yarushaga abandi Bene se icyubahiro. Nyina yamwise Yabesi. Nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. muri make yavukanye agahinda n'umubabaro. Ni ukuvuga ngo izina Yabesi mu bisobanuro byabyo ni umwana uvukiye mu mubabaro. Uvukiye mu mubabaro kandi uwo mubabaro nawe ukaba utagaragara ukitwa agahinda. Ase ko turebye hejuru ko yarushaga bene se icyubahiro. Yabarushaga icyubahiro ariko atabarusha n'ubundi kugira gute kuvukira mu gahinda. Ahubwo we yabarushije kuvukira mu mubabaro ukomeye nubwo yabarushije gukomera ariko yagize gute we yarababaye cyane. Mu yandi magambo hari umuntu ushobora kuvukira mu byubahiro cyangwa n'ahandi hantu ariko akavukira mu gahinda. Yampaye nka data. Ntanarye ahubwo cyangwa ngo kadusome. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Mu magambo ye yaravuze ati yego icyamukampa umugisha rwose. Icyamukampa umugisha wawe rwose. Ukagura imbago yanjye. Ukagura n'imbago zanjye. Kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Kukabana nanjye. Haleluya. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yagize gute yasabye. Imana ishimwe. Nuko Imana imuha ibyo yagize gute yasabye. Mama Sandi wongera usubiremo iri jambo uhere ku murongo wa 9. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavutse. Yamwise Yabesi kuko yamubyaranye. Kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yego. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Nukuri. Aravuga ati icyampa ukampa umugisha rwose. Ukagura imbago zanjye. Ndetse ukagura imbago zanjye. Nukuri. Kandi ukuboko kwanjye kukabana nanjye. Ukuboko kwawe kukabana nanjye. Haleluya. Yabwiraga Imana ati kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Kuko Imana nuko Imana imuha ibyo yasabye. Ubundi jambo nakunze nivuga ngo nuko Imana imuha ibyo yagize gute yasabye. Hari ibintu bibiri rero tugiye kuganira muri aya magambo yose dusomye. Yego. Aya magambo ni amagambo akomeye kandi ababaje kuri buri muntu wari we wese uri muri iyi si, utuye muri iyi si. Yego. Iyi si dutuyemo ubundi ntabwo ari nziza, n'uruganda rucurirwa mu ibyaha. Niyo mpamvu ntajya ndenganya umuntu wakoze ibyaha, ahubwo ndenganya utihana. Rero uze kumfasha yego mu bintu byose uri bukore. Yego. Unyemerere ubwira Imana ngo icyampa ukuboko kwawe. Usore uri aha ngaha icyampa Imana ikagura imbago zawe. Yego. Haleluya. Amen. Abantu bajya bazagura bakakwiba. Abantu ari nibyo bajya banatekereza bakagira ngo hari icyo bagufasha ariko kubera kamere muntu n'ibyaha bibatuyemo n'agahinda kabo n'imibabaro yabo bagashaka kubigukorera. Ariko icyampa ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye. Nubwo ndi mu bigerageza ariko icyampa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nubwo ndi mu mibabaro ariko icyampa. Nubwo ndimo ndacuruza nkabona bitari kwemera ariko icyampa. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wicaye urimo urarira ufite agahinda kenshi n'umubabaro ariko icyaguha ukuboko k'Uwiteka kukabana nawe. Imana ishimwe. Sinzi nimba ubyumva neza. Ndabyumva n'ukuri. Mu bupfakazi Imana icyaguha Icyampa ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye. mu kwishyurira abana amashuri bigoranye icyaguha. Icyampa ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye. Haleluya. Imana ishimwe. Wowe Imana yavuze amagambo akomeye iravuga ngo nuko imuha icyo yasabye. Nawe ndagira ngo ugire icyifuzo nona Imana iguhereze icyo wagize gute icyo wasabye. Haleluya. Imana ikurinde ibyago bibe kure yawe ndetse n'umubabaro ube kure yawe. Haleluya. Agahinda kabe kure yawe. Umva igifungo tubona cya hato na hato mu bantu nacyo kibe kure yawe. Amadeni nayo yatesheje abantu umutwe abe kure yawe. Ariko icyampa ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye. Imana ishimwe cyane. Icyampa ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye. Icyifuzo cy'umukiranutsi abanga icyama ukuboko k'Uwiteka kukaba kuri njyewe ukandinda. Hanyuma nasomye ijambo navuze ngo hari ijambo nakunze ngo nuko ibyo yasabye Uwiteka aragira gute arabimuha. Nukuri. Hari ibintu bimaze iminsi Yego. mbwira abantu. Hari igihe nyuma y'umubabaro hajya hazaho umunezero. Yego.
ushobora kurarurira ukanacya rwose amaso yuzuye amarira n'ababyukiye iwawe bakabona koko warize bikagaragara. ariko njye ndasaba Imana muri iki gihe, muri iyi minsi, muri ibi byago byacu, muri aya marira, mu byo dutukwa, mu byo twanduzwa, ndetse no mu byo badushyiraho, ariko icyaduha tukagenda n'ukuboko k'Uwiteka, tukagendana n'ukuboko kw'Imana yacu. yego. Haleluya. Imana ishimwe. hari ibintu Imana yabikiye abakiranutse reka, Irahari. kandi aho bibitse ndagira ngo nkubwize ukuri, nta mumarayika ujya uhagera, sibye Imana yonyine, yego, iragenda ikabifata ikavuga ngo na ba nyir'ubwite. njye nkunda kubwira abantu, buriya munyihanganire, nkunda kugira imvugo zibabaza kandi zinagoye. njye sindi umukozi, abakozi bajya babahemba bakabirukana, ariko umwana mu rugo kwasa yakomanze ku cyumba, nyina aramubwira ati karibu, ntiyikanga yuko aryamanye na se. umwana akamubwira ngo ndakeneye umugati, fata ibicara aho ngaho, cyangwa fata amafaranga aho ngaho mu kabati k'igitanda, kuko ni umwana. ariko umukozi yakomanze aramubwira ati ntegereza aho ngaho, kuki ugira urusaku, ariko icyaduha. Haleluya. Yabesi yamenye ko ari umwana wo mu rugo, ntiyatakira nyina, ntiyatakira na se. Mu bigaragara mu ivuko ryabo ry'iwabo, bashobora kuba bari bafite icyo bita akantu, amafaranga, bashobora kuba bari bafite akantu, kuko iyo usonyereza ngo yarushaga icyubahiro bene se, ashobora kuba yari nka guverineri, akaba yari nka depite, ariko aravuga ati ibi bintu byose kambyihorere. aragenda yegera Uwiteka avuga ngo icyama. buriya yari afite agahinda, ubundi amarira yo ku maso aratemba, umuntu akayabona, umugabo wawe yaguhanagura, umwana wabyaye akayaguhanagura, ndetse rimwe na rimwe tujya tugira n'abakomeye nabo bakaza bakayaguhanagura, ariko hari amarira, hari n'abayahoresha abandi amafaranga. hari amarira umwana w'umuntu atabasha kureba, ayo ngayo ahora ku mutima, nicyo bita intimba. Yesu rero yamaze kugera mu rugo akahinjira neza, kubera kwa kuboko kwe kwiza, haleluya, kumwe kujya kubana n'abakiranutsi, araza akaguhoza intimba, amarira so na nyoko batigeze bamenya. Haleluya. Imana iguha icyo wayisabye mu rugo, Imana iguha icyo wayisabye kuri aya masaha, Imana iguha icyo wayisabye mu rugendo urimo uragenda, Imana iguha icyo wayisabye mu kazi kawe. Imana ishimwe. Nakumva hanura. hari icyo wasaba umuntu akakikwemerera ntakiguhe. hari icyo wabwira mama wawe ukamubwira ati mama ndabona ufite ubushobozi, akaba nawe yakubwira ati mwana wanjye ndaza kukiguha kuko nawe ntacyo afite. ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icyaduha Imana ikaduha amafaranga cyangwa ikaduha n'ibindi, ariko byibuze ikumva n'icyo twayisabye, ariko ukuboko kwayo kukabana natwe. ishobora kuguha aya mataje, haleluya, ikaguha imodoka nziza, haleluya, ikaguha umugore mwiza, ikaguha abana beza, ikaguha n'igihugu cyiza, ariko ukuboko kwayo kutakuriho, haleluya. Imana yo mu ijuru itakurinze nta wundi muntu wakurinda. Haleluya. Imana ishimwe. icyaduha ukuboko kwayo, yego, kukabana nawe. Yego, ndafashijwe. Ngewe nigeze gusoma ijambo kandi niko kuri, yaravuze ngo abantu barushye muremerewe musange mbereke ikintu mbakorera, ava ngo ndabaruhura. Imana ishimwe. icyaduha Haleluya. hari ibintu bikomeye, reka dusoze. hari ibintu bikomeye. Nge nasoje ubwo kandi n'ingiyoboye ikiganiro mubyemere. icyaduha, abantu mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. icyaduha icyaduha kuko Uwiteka kukabana natwe.